Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu aho muri hatandukanye, All Pioneers Team Rwanda cyangwa se Team Burundi n'ahandi henshi hatandukanye mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, muri abantu benshi twagiye dukorana urugendo rwo gukurikirana umushinga wa Pinetwork mu makuru atandukanye, twagiye dusangira mu busesenguzi butandukanye, twagiye tubona yes. Uyu munsi rero tukaba tuvuga ngo uko iminsi igenda ijya imbere, tugenda tubona amakuru menshi, bigenda birushaho gutuma umuntu asobanukirwa byinshi yamenye kuri uyu mushinga, ashingiye ku makuru twagiye dusangira, ku busesenguzi twagiye dusangira. Uyu munsi ntekereza ko hari umuntu uvuga ngo amakuru mfite, amakuru nanjye nisomeye, amakuru nasobanuriwe, amakuru nafashijwe kumenya, buri wese uyu munsi afite ubushobozi bwo kuba yaramaze kumenya neza ko ari mu mushinga, kandi umushinga ufite amakuru asobanutse ku muntu wese. Uyu munsi icyambere kuri uyu mushinga twavuga nuko umuntu wese urimo ari independent, arigenga kuri wo. Ni ukuvuga ngo ufite telefone yawe wakoresheje umayininga, ufite amadata yawe watanze kugira ngo umayininge, ufite autonomy iri full yuzuye 100% kugira ngo ube wumva ko amahirwe wagize, umugisha wagize wo kumenya iyi business ari amahirwe yawe aho byanyuze hose, waba warabihawe n'ishuti, waba warabitoraguye ku nzira, waba warahuye n'umuntu akanabikwingingira akagushyiramo, ariko ubu wamaze kumenya ko uwabigufashijemo wese kugira ngo ugere kuri aya makuru, ugere kuri intego yo kumayininga, ukaba uyu munsi uri mu mubare w'abantu ku isi batunze uburyo bw'amafaranga yitwa Pinetwork. Ni ukuvuga ngo ni amahirwe wamaze kugira, byararangiye. Igisigaye ni ukumenya ahubwo how to manage it. Ubu icyambere ni uko kuba ufite payi, ni wowe uyu munsi usabwa gukomeza kumenya kuzitaho. Tuvuga ubwo niba ugisabwa kumayininga, ugomba gukomeza kumayininga utarambiwe. Nubwo benshi cyane bararambiwe, usanga nk'abantu bafite abantu bagiye binjiza muri Pinetwork, usanga byibuze nka 70% cyangwa 60% by'abantu binjije batakimayininga. Ariko ubwo urumva ni ikibazo cy'igihe, ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye, uburyo abatekereza ko arambiwe, cyangwa bamwe kuba batarabonye KYC bakumva ko icyo gihe cyabatumye banamuka cyangwa bacika intege. Ariko ubundi uzi yajya, twakunze kubivuga kenshi cyane ko uzi yajya ntananirwa, ntayo inzira. Ni nayo mpamvu rero ku muntu uyu munsi ukimayininga neza kandi yarasobanukiwe agaciro ka Pinetwork, bimuha imbaraga kurushaho. Iyo abona amakuru ntago bimuca intege. Twababwiye ko ikintu cyitwa KYC, mwagiye mwumva abantu bamwe banyura aha, umuntu akakubwira ati KYC mwese murazibonye mu gitondo, ati mwese nimwitegure dore zaje. Kandi mu by'ukuri ukurikije ukuntu uyu mushinga uteguye, ukurikije analyse ziwukorwaho, ukurikije analyse zikorwa kuri value ya Pi, uyu mushinga ukaba ugaragara nk'umushinga wakozwe n'abahanga bakomeye. Ni ukuvuga ngo birashoboka cyane ko kugira ngo twese tuzabonere KYC icyarimwe batabikora. Ugiye no mu busesenguzi ushobora gusanga nabyo babikoze, yaba ari nka ereri bakoze, mu gihe wenda bamwe kuri twebwe tuvuga ati niba ari ibintu bizima twese nibaduhe KYC, twese nibaziduhe tuzibone, twemere ko ari byo bizima. Ariko mu by'ukuri ikibazo si ukubona KYC nyinshi, ikibazo ahubwo ni ukumenya ngo wowe payi ufite wamaze kumenya ko ifite agaciro. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukumenya ngo ese byibuze kuri bake bazibonye cyangwa bazifite hari icyo bazimajije, hari icyo zakoze. Ibyo rero nibyo ko team yagiye igaragaza ko igomba guha umurongo mugari, igomba gufokasingaho, igomba gushyiraho imbaraga kugira ngo wa muntu wese, wa wundi uvuga ngo yaramayininze, amenye ngo icyo yamayininze gifite agaciro, gifite aho gikora. Nayo mpamvu uyu munsi community z'Abashinwa zo ntago zisinziriye, ziri mu gukora cyane, ziteguye cyane
gutangirana n'amasoko atandukanye, kandi bo urumva nibo bafite product nyinshi, bafite ibicuruzwa byinshi cyane ku isi. Mu bisanzwe nkatwe tubikurikirana cyane n'ubusanzwe, isoko ry'Ubushinwa niryo risanzwe risupurayinga ku isi, ahantu hafi y'isi yose nibo basupurayinga y'ibintu byinshi. Bivuze ngo rero kuba community yabo ubwayo iri ready mu kuba yakorana na Pinetwork nk'abantu bo bayumvise kuturusha, ndetse bakaba bafite wenda n'ibanga rikomeye muri yo, urumva ko byibuze biragaragara ko community yabo niramuka ihawe amahirwe yo gutangira gusupurayinga ibintu yishyurwa muri payi, icyo gihe payi aho uri hose uburyo bwose uyibifitemo izaba yagize agaciro gakomeye. Amasoko nk'aya pica nimero twakunze kubabwira cyane, ndetse ari no mu bihugu hafi ya byose bikoresha uyu mushinga, ni ukuvuga ngo nayo ayo masoko azaba yagize agaciro. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none izo mbaraga zibiri gutegurwa kugira ngo birusheho kunozwa, mu by'ukuri nibyo bigaragaza ko uyu mushinga nta fail uzagira, nta kuvuga ngo hari aho uzagera utsindwe, kuko wateguwe neza kandi utegurwa n'abahanga, akaba ari nabo kandi bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mushinga uzagende ugere ku ntego zawo nyirizina. Ikindi rero nakubwira ni iki? Ikindi nakubwira ni uko nk'uko mubibona hari urutonde rw'ibihugu byinshi cyane bigaragaza ko bifite pioneers cyangwa se byagize abanyamuryango bamenye uyu mushinga wa Pinetwork. Nk'uko mubibona biragaragara ko ku isi hose hafi ibihugu byose bituye isi, murabona ko byagize abanyamuryango mu buryo bwo kumayininga Pinetwork. Ibi ngibi rero bitanga ikihe cyizere? Icyambere ibi bisobanura ko niba wowe ufite Pinetwork, igihe cyose yabonye usability and utility iri gukora ku isi hose, iri gukora mu buryo butandukanye, ni ukuvuga ngo nta na hamwe uzagera ngo ubure uburyo bwo kubona serivisi muri Pinetwork, kubera ko ibyo bizageraho wenda bibe decentralized. Nk'uko mu kiganiro cy'ubushizeho twabivuze, twababwiye ko Pinetwork ari digital currency, kuko ni nayo nyirizina, niyo ntego yashyizweho, ni nayo makuru yatanze igitangwa ko abantu bayimenya kuyimayininga. Yatanzwe mu buryo umuntu wese uyifite cyangwa uri kuyimayininga amenya ko ari kumayininga digital currency. Digital currency twayivuzeho, n'ubu abantu baracyayivugaho, hirya no hino barayisesengura. Digital currency ni amafaranga aba ari ndengamipaka, ariko nanone ari kontrole, akorana mu buryo bwuzuye n'ibihugu, cyane cyane ko igihugu nacyo gishobora kuba gifite digital currency yacyo ikavunjirana n'andi yandi yo mu kindi gihugu, cyangwa mu bundi buryo bwose bushingiye ku mafaranga ari digitale nyine, birumvikana. Ari nayo mpamvu rero uyu mushinga wa Pinetwork igihe cyose imishinga iwubakiyeho yaba yahawe umurongo neza, ndetse birumvikana hari ibyo buriya abayobozi ba Pinetwork bagomba kuzaba bafite mu mikoranire n'amasezerano n'ibigo bikomeye nka za World Bank zigenga amafaranga cyangwa ubukungu bw'isi muri rusange, ku mabanki n'ibindi bigo biri financial nk'ibyo ngibyo. Bivuze ngo rero niba ibigo nk'ibyo nka World Bank ishobora kugiramo uruhare cyane mu kuba hari ibyo yazaba ihurizaho na digital currency ya Pinetwork, birumvikana ko byaba byoroshye ko iyo digital currency yakwisanga ikoreshejwe mu bihugu byinshi cyane kandi ku buryo bworoshye. Ni nayo mpamvu rero mubona ko ibihugu byinshi bagerageje kugezamo Pinetwork ku buryo muri makeya gutanga go ahead cyangwa se uburenganzira butuma Pinetwork ishobora gukoreshwa muri bya bihugu, byabaye nka bimwe abanyarwanda bangwa amata yabyaye n'amavuta. Ubwo byanze bikunze umuntu wamenye Pinetwork, umuntu wese uyifite yaba yisanze afite ikintu gifite agaciro gakomeye, kandi kizakomeza kugira agaciro gakomeye, cyane cyane ko mu ntangiriro igihe cyose
agaciro iyi payi yazana ku isoko ntabwo ariko agaciro yazagumana akariko kose, kaba ari agaciro kazagenda kiyongera, ariko ko ntabwo kaziyongera nk'uko dusanzwe tumenyereye cryptocurrency, kuko cryptocurrency yo agaciro kayo gashobora gukora icyo bita cryptocurrency ishobora gukora icyo bita bearish market cyangwa se bullish market. Icyo gihe ukaba uzi ngo isoko ryazamutse ariko no mu mwanya rishobora kugwa bitewe n'uko abantu baririmo basa nk'abari gusahurira mu nduru, cyane cyane ko akenshi cryptocurrency yo nyine nta ibishingiye ku bintu by'icyuka gusa, ni ukugura icyizere ukavuga ngo nguza amafaranga ejo araba yungutse. Ariko iyi digital currency ya Pinetwork imishinga yayo igaragaza ko trading cyangwa se ubucuruzi bwayo buzaba bushingiye ku bicuruzwa, kandi urabizi ko iyo ufite igicuruzwa byanze bikunze uwaguha amafaranga yari yo yose n'ubundi amafaranga nta kindi amarira uyafite usibye kuba yamuhesha serivisi no kuba yamuhesha icyo akeneye. Ibyo rero niba ari byo the base byubakiweho uyu mushinga wa Pinetwork, igisobanuro nuko niba ufite payi kandi kaba yabikoreshwa cyangwa ifite aho igomba gukoreshwa, muri make ufite amafaranga asanzwe, ufite uburyo bwo guhaha, ufite uburyo bwo kuzakora ingendo, gutravelinga, ufite uburyo bwo kuzabona serivisi zitandukanye. Ibyo ngibyo kandi urumva nibiba byahawe umurongo mugari utuma wenda ama government we don't know niba azaba ari committed cyane, birashoboka kuko niba ari digital currency kandi amaleta menshi akaba akeneye digital currency kuruta cryptocurrency, ko cryptocurrency yarageragejwe, hari n'amaleta yatangiye kuyigerageza. Twavuga nka leta ya El Salvador yarabigerageje yo muri Amerika y'Amajyepfo, abantu bashora muri Bitcoin barazihaha, ariko at the end Bitcoin iragwa. Hari n'ibindi bihugu byinshi byari bitangiye kuyigaho ngo biyadopte, ariko at this time ni ukuvuga ngo bigaragara ko cryptocurrency nyine ntabwo ifitiwe icyizere neza. Ngira ngo nejo bundi mwarabyumvise ibivugwa na Beneri, hari ibyo yavuze, iravuga ngo hari isoko ryitwa FTX, ni isoko ryari rya. Birumvikana rero muri rusange yuko uyu munsi aho tugeze cryptocurrency ntago igifite umwanya waba uhagije mu mikoreshereze y'ifaranga ry'ikoranabuhanga, nubwo yagiye ikagera ku rwego runini rwo gukoreshwa cyangwa se ikabitunzwe n'abantu bamwe bayimenye mbere. Ariko amahirwe hari kuri iyi digital currency cyangwa se iri faranga rya Pinetwork nuko uyu munsi intego yayo, wenda bazi road map yayo igitangira mwabonaga ko bagiye bakora target, baravuga ngo target ya mbere nuko achivinga miliyoni 100 z'aba pioneers cyangwa se z'abantu bazakoresha the users of system ya Pinetwork. Ariko nyuma hari imyaka bagaragaje Pinetwork igomba kuzagira byibuze miliyari y'abantu bamenye payi. Ubwo ntago tuzi ngo ni muyihe myaka, ariko urumva birashoboka. Niba uyu munsi idolari rimaze imyaka irenga 130 rikoreshwa, ko naryo ryagiye riba evoriwe mu buryo bitandukanye, uyu munsi rimaze kugira abantu benshi cyane barikoresha, kuko ari idolari nyine. Uzi yuko uyu munsi aho wagera ku isi ufite idolari ry'abanyamerika urakomanga ukinjira, nukuhagera winjira. Bivuze ngo niba idolari ubwanjye ryaragiye rigakwira ku isi yose rigafata, iyi Pinetwork nayo bakayibarira ko ishobora gukoreshwa n'abantu bari kuri icyo kigero ku isi, byanze bikunze ni ukuvuga ngo abantu bataranayimenya uyu munsi bazayikoresha byanze bikunze. Ni nk'uko uyu munsi wenda ushobora kuba ati mobile money, uyu munsi umuntu hari utaranayijya, mushobora gusanga ari n'umuntu kugeza uyu munsi utariga gukoresha mobile money ngo amenye n'ibyiza byayo, amenye n'akamaro mobile money ifite, ariko uyu munsi akaba ashobora kuyimenya ko mobile money ari nziza, akaba ari bwayimenya uyu munsi. Yes, ni ukuvuga ngo rero iyi Pinetwork nayo igihe cyose yaba yahawe amahirwe yo gukoreshwa nk'ifaranga, wenda mu buryo tuvuga ko rishobora gukoreshwa nk'ifaranga riri butange serivisi ahantu hose, riri pass partout, wenda nta kibazo rifitanye n'amaleta n'ama government muri rusange, ni ukuvuga ngo icyo gihe nta muntu utazarikenera,
nta mucuruzi utazaryifuza, nta munyemari utazifuza kurigura. Byanze bikunze ibyo bizagenda bitanga imbaraga n'icyizere gikomeye, kuko bazaba banagishyizemo ya mahirwe avuga ngo gukomeza kumayininga. Mwibuke ko total supply yatanzwe ya payi zari miliyari 100. Muri miliyari 100 ni izakozwe, ni payi zose zakozwe, ariko total supply batanga miliyari 65 mu banyamuryango cyangwa se ku isi hose. Izo ngizo rero uyu munsi ntawe uzi ngo hasigaye zingahe mu kigega, ntawe uzi ngo abantu izo bamayininze zingana iki, hasigaye zingahe. Ariko urumva izihari zose bo baba barabikoreye karikire bakamenya ngo ku kigero iki n'iki payi izagenda ihabwa abantu bangana gutya, bahabwa ingana gutya. Ngira ngo abenshi mujya munayibona ko payi wabonaga uyu munsi zagabanutse cyane cyane, cyangwa se n'umuntu wavuga ngo uyu munsi yinjiye mu kumayininga payi ari umuntu mushya, mubona ko payi ahabwa ni nkeya cyane ugereranyije n'abandi bantu bamenye uyu mushinga mbere. Ibyo rero bivugwa ko ari nako bizakomeza bigende bimanuka kuzageza igihe kuba waba waramenye Pinetwork ubwabyo byatuma urara n'amajoro uyishakisha n'imwe yonyine ngo uyibone, kandi wenda hari bitashoboka. So bivuze ngo rero ni amahirwe menshi kuri we wamenye uyu mushinga, ukaba ukora ibisabwa byawo neza, ukaba ukurikirana amakuru awutangwaho neza, ndetse ibyinshi twagiye tubyigira hamwe, twagiye tubafasha kubimenya no kubikurikirana. Ngira ngo abatangiranye na OTC Group kugeza uyu munsi ni hafi imyaka 2 tugiye kuzuza. Ngira ngo hari byinshi mwigiye muri uyu mushinga, ku makuru atandukanye twagiye dusangira, kandi n'uyu munsi tukisangira tuvuga ngo ibyiza byinshi biri imbere. Igikuru ni ukumenya ko uyu ni umushinga umuntu wese afiteho uburenganzira bwe, nubwo wenda abantu bamwe tugenda dushaka kubigira nka koperative nk'iki, ariko ibiriho byaba ari uburyo gusa bwo kuvuga ngo dufashanye muri iki gihe bikiri ngombwa ko umuntu agira ibyo amenya kugira ngo agire uko yuzuza ibisabwa, abyitwararikaho kugira ngo ya mahirwe yose ari muri uyu mushinga azayakurikirane. Ariko as long as uyu mushinga uzaba wabaye amafaranga, hari igihe benshi batazaba bakeneye iyo support muri ubwo buryo, kuko uyu munsi ufite amafaranga yawe mu mufuka, ntabwo ukeneye koperative y'umuntu uri bukwigisha uko yarya, ntabwo ukeneye umuntu uri bukubwire ngo gura iki, ntabwo ukeneye umuntu uri bukubwire ngo ese urarya ngaho urasigaza ngahe, kuko ubwawe ikintu wamaze kumenya niba gifite agaciro, gihaha, gifite aho gikoreshwa, icyo gihe niwo uzaba usigaye ukurikirana ngo mbese serivisi ndayikura he hanogeye, ndahahira hehe kuri nkoresheje aya mafaranga yanjye. Ibyo rero bizaba bifunguriye, ari imiryango irangariye kuri buri wese, kuko ibigo amaserivisi bizafunguka ari byinshi, kandi biguha amahirwe yo kuba watanga yo payi zawe ugasatisfeza ibyifuzo byawe. Bivuze ngo rero uyu munsi icyo ugomba gukomeza kwitondera no kwitaho ni ukuba careful cyane, kukumenya ngo mbese ibyo namenye uyu munsi, ibyo nakoze uyu munsi, mbifitiye nabikoreye umutekano wabyo, nabibitse ku kihe kigero. Mwibuka twababwiye kenshi ko izi funguzo bita passphrase, ziriya ni ifunguzo uzabana nazo imyaka yose y'ubuzima bwawe kuri uyu mushinga. Icya kabiri, nizo funguzo zonyine umuntu aramutse muzisangiye atari umwizerwa, atari umuntu wizera, igihe cyose ashobora kukwiba, igihe cyose ntiwazamenya nuko byagenze. Ibyo rero twakunze kubibaburira, kuko mu by'ukuri twebwe dusobanukiwe ibi bintu, kuba twakugira inama yo kumenya uko byitwaramo hakiri kare. Twarabivuze, twarabyigishije, twabitanzeho amasomo atandukanye, twabitanze mu nyandiko, tubitanga mu audio. Kuba careful ku magambo 28. Uyu munsi ubaye uyakeresa cyangwa utayamenye kuyarinda, umenye ngo ni ikibazo gikomeye kuri wowe. Ndetse twigeze hari n'ikiganiro, muzajye mukurikirana ibiganiro dutambutsa. Hari ikiganiro twanyujijeho hano tubabwira yuko uyu munsi ushobora no kugira ibyago byo gutakaza telefone. Ayo magambo ari kuri email, nayo ubwayo kuri email utavuga ko hizewe neza. Mu by'ukuri email wakwizera neza ni email bishobotse
utagendana muri telefone. Nubwo wenda twese uyu munsi tutarabona imbaraga zo kumva ko icyo kintu twahita tugikora gutyo, kuko igihe cyose paye yaba yabaye amafaranga, buri wese nkeka azagira imbaraga zirenze zo kurushaho kumenya uko arinda n'uko akora umutekano we. Ariko uyu munsi turacyabikuburira tubikubwira yuko ugomba gukomeza kubitekereza, kuko email ugendana muri telefone igihe cyose yagira ikibazo kandi ibitsa aya magambo, tayari urumva ko waba uri muri risk, waba uri mu byago byo kwibwa. Ibyo rero mujye mubimenya hakiri kare, mumenye uko uburinzi bw'ibyanyu muzakomeza kubwitaho. Naho ubundi buri wese afite wallet ye, afite amazina ye, afite mining yiwe yakoze. Twababwira ngo ikiri imbere gisigaye ni ukuzamenya gusa ngo ndahahira he, ndakoresha irihe soko, serivisi ndayisaba gute, ndabigenza gute. Ariko ubundi ntago muzakunda kubona abantu benshi bazongera kuba bavuga ibintu byinshi nk'ibyo twagiye tuvuga tubabwira mu mining mugire gutya, kuko uyu munsi utaramenya n'akamaro ko kumayininga, ndatekereza ko nta mwanya uhagije mwinshi ugihari. Ntabwira rero ngo courage kuri all pioneers, muzi ko tubakunda kandi twagiye dukora byinshi ngo dusangire amakuru yose ashoboka. Imana ibarinde. Ni Olivier guturuka Otis Group, turacyari kumwe ku makuru yose Imana yadushoboje kubona.